yadushoboje tukagera. Ndashimira n'umugabo wanjye wahisemo kwemera kunkunda. Ndamushimira cyane, navuga byinshi ariko mu by'ukuri abatari bazi ko ngira uko na rukundo actually abatari bazi ko ngira urukundo mu by'ukuri ndarugira, kandi niyo mukunzi wanjye ndamuberetse nk'abanyarwanda. Ndi umukobwa wanyu, ndi umwana w'igihugu, nkunda igihugu cyanjye, nkunda Imana, nkunda abanyarwanda, yaba ari hanze y'igihugu yaba barimo hano mu gihugu cyacu, ndabakunda cyane. My husband, I love you so much. Say yes. Mamashi. Gira ngo Steve amajije gushyiraho umukono. Ubu ngubu wa Sharon aruwe cyangwa se mu propose kubuwe. Gira ngo mwese mwabyishimira kubera yuko ndabona Jacky asa n'umuntu wafashwe n'ikiniga. Ararize ariko amarira ntabwo ari ayandi, ahubwo ni amarira y'ibyishimo. Ngira ngo abantu bose barabizi ko umuntu ashobora kwishima akarira. Jacky ararize. Steve nawe arimo kugenda amukomakoma gake gake amubwira ati dori niba gasubiremo be kutwiba. Ngira ngo amukubiza akabizu no kuba amwereka ko amukunda kandi amuhoza ku mutima. Nijya azamura akaziki. Mbere na mbere mu gihe uvuye mu kazi uba ugomba kwica inyota. Ugomba kwica inyota kugira ngo nze muramize n'icyo kurya. Ngira ngo arimo kumuhobera akamubwira ngo ndagukunda ariko n'ubundi uzaba uwanjye igihe cyose gishize unahisemo. Ngira ngo hari ibindi bintu bigiye kuza muve mu nzira mwigire inyuma. Microphone agira ijambo cyangwa se ubutumwa yagenera uwase Sharon, and then bajya bavuga ngo vice versa. Jacky nawe araza kubikora gutyo. Umwanya ni wanyu. Gonda gukirigita mutabigunda gutereka sha ushimitereka. You gonna be my fire mubutita. Odarinza kurishisi kurishi me what you see. Fatana gaki oeroki odande die. Bese kazansaza kamara ikakumutima akoshima nagakunda. Turabishimiye cyane kandi mwakoze no kuri kuza
gusapotinga kubana natwe mu iki gikorwa cy'uko nishimiye umukunzi wanjye Jacky usanga se ndamukunda kandi cyane. That's why nahisemo kuvuga ni ngomba no kwimwereka ese imbere y'abantu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndabashimira byimazeyo kandi mbivanye ku mutima. Mu by'ukuri nyagasara umugisha ku bahanzi ndetse n'abatanzi abakorera abantu munsi bw'umwana w'umunsi. Ndashimira abantu dukorana bari hano baje kuntera ingabo mu bitugu. Ndashimira sister bashiki banjye bari mu buryo bwanjye nabo bamerekeje bakavuga ati reka duherekeze umuvandimwe tumutera ingabo mu bitugu turebe ko nawe yazatera imigeri umusiribateri. So umusiribateri nyarimo ndagenda bwigizaho mbubwira ngo tokamuko kuko uwanjye maze kugenda nerekana ko ibiganza arimo kugenda bibituza. Bakoze nyagasani babagisha. Thank you. Amen, amen, amen. Murakoze. Ndashimira Imana. Urabona ko emosiyo zafashe kuba nyinshi, ariko nanone hano hari inshuti za Jacky. Ndagira ngo DJ yongera tugabanyirizeho gatoya kugira ngo tubivireho rimwe umuziki uragaruka bagihagaze. Dusabe niba hari umuntu ushobora kugira ikintu avuga muri kano ka mwanya tumuhe microphone and then dukurikizeho gufata amafoto y'ibyishimo. Byavuga ngo nta foto nta cyabaye. Ubwo rero umuntu wenda araza kunira agatoki ushaka kugira ikintu yavuga kuri uyu munsi and then dukomeze twenjoying ibyishimo. Murakoze. Yitwa Birabarenze Jacky ndi mami wewe. Nishimiye kuri uyu munsi ubwa Jacky. Imana yamufashije akaba ageze ku rundi rwego. Abantu batarubaka, umuntu wese nzi ko ashobora kwishimira kano kanya cyangwa kino gikorwa. Tububatse nabo twese twishimira ko abana bacu batera intambwe bakagera aho ngaho. So Jacky, congratulations my daughter. Umukwe wanjye ndakwishimiye cyane, warakoze kudukundira Jacky. Natwe turabakunda cyane duhari ku bwanyu igihe cyose. Navuga ngo Jacky ajya avuga ngo igihe cyose bari gushima Imana, indirimbo ivuga ngo ishimwe ni ibyawe nyir'icyubahiro Mana, ushimwe 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 iteka. Murakoze cyane gushima Imana. Mubera amashyi, mubitiza amashyi. Ngira ngo ndacyari muri wa mwanya wo kugira ngo niba hari umuntu ufite ikintu yavuga kuri uyu munsi tumuhereze microphone. Murakoze cyane. Nitwa Theogene Steve Brown, mufata nka grand frère, urundi nka petit frère. Tubana ubuzima bwose, ubwo tubayemo muri iyi si mbese ni inshuti yanjye cyane. Uyu ni umunsi mwiza tubonye mu buzima bwacu. Namubwira nti congratulations,
madamu we mwogere rwose murakoze cyane mwamubera amashyi gutiza amashyi. Sinzi niba hari undi wagira icyo atubwira kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda, ariko nanjye kuri uyu munsi ntabwo nabura ikintu mvuga, kugira ngo wenda uburyo nahuyemo na Jacky biratunguranye kuko twahuriye muri deshire party, ariko nabuze umuntu bita Kamaro inkota y'amatovu, kuko Kamaro niwe muntu wabashije kuduhuza na Jacky. Twari muri hoteli imwe runaka turi mu kirori, icyo gihe amafoto yacu niyo yaterendinze, tuza kugira umubano wihariye wo kuba twakorana ko twabonaga duhuje ibibazo. Ndavuga ko ari imfubyi nanjye ndindi, ariko nshimira Imana uko byatangiye si ko uyu munsi bimeze, bigenda bihinduka bitanga n'agafaranga. Vuga ngo kandi byiza biri imbere. Nshimira umuntu bita Steve, kubera ko buriya Steve ntabwo yashatse kumva amagambo y'abantu cyangwa se kugendera uko abona ibintu kuri social media. Nibyo ndabwira abantu ngo social media rimwe na rimwe zishobora kukuyobya, ugasanga ngo umuntu yasimbutse aravunika kandi wenda byari prank. So rero n'umuntu ashobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo abeho, ngira ngo wenda nabyo mushiki wacu yaciyemo, ariko nshimira Imana ko uyu munsi igenda yitamburura. Cyangwa na clearance abantu bavuze ngo ni prank, mutegereze ubwo muzabona episode 2 y'iyo film. So rero nari nababwiye ko tugiye kwifotoza, ariko tubihundiyeho gatoya kubera yuko hari abantu b'inshuti za Jacky bamuzaniye gift. Nagira ngo abantu bafite gift bigire ku ruhande, nani bigire hino, and then bamuhereze gift. Nyuma gift turifotoza, nongera kubasubiramo ko kwandikiye gatera amatsiko. Reka turebe, arimo aravuga ati mwe mwarangije garanti ni move yose cye vaho ugira vuba vuba, ibyo twakuguriye byarangiye. Barimo barafatanya, amubwira ati no mu rugo bitaraha nabwo zafatanya. Ngira ngo bakimara gufungura basanze n'ubundi bigifunitse, murakomeza mugira amatsiko nk'uko nyine bisanzwe. Nta kintu mbizeje, ushobora kubifunitse nk'inshuro 5 cyangwa 6, ariko nanjye nsanze nibeshye. Hari ifoto yabo bari muri fiançailles, ngira ngo ni impano ikomeye cyane. Bishatse kuvuga ko iriya foto n'ubundi izamanikwa mu rugo. Urumva ntabwo ariyo bahaye Steve cyangwa se Steven ngo ajye kuyibika mu rugo. Bashiki be bazi ubwenge, ahubwo mubwira ati iyi foto iriho abantu babiri, ntibizabe nk'iby'ababane numva ngo bateye ivi ejo ngo byapfuye. Byanga byakunda bagomba kuzayimanika mu rugo rwabo. Reka bayifate neza, gufata amafoto y'urwibutso kugira ngo uyu munsi utazawibona. Murigiza hirya izo ndabo n'ubundi umurimo wazo uri kugenda urangira. Yabafasha gatoya mubona uko muhagarara.
Say yes, say yes. Mamashi. Yarago Steve amajije gushyiraho umukono. Ubu ngubu wa Sharoni aruwe. Cyangwa se mu propose kubuwe. Ngira ngo mwese mwabyishimira kubera yuko ndabona Jacky asa n'umuntu wafashwe n'ikiniga ararize ariko amarira ntabwo ari ayandi ahubwo ni amarira y'ibyishimo. Ngira ngo abantu bose barabizi ko umuntu ashobora kwishima akarira. Jacky ararize. Steve nawe arimo kugenda mukomakoma gake gake amubwira ati dori niba gasubiremo be kutwiba. Ngira ngo amukubiza akabizu no kuba amwereka ko amukunda kandi amuhoza ku mutima. DJ azamura akaziki. mbere na mbere mu gihe uvuye mu kazi uba ugomba kwica inyota. Ugomba kwica inyota kugira ngo nze uramize n'icyo kurya. Ngira ngo arimo kumuhobera akamubwira ngo ndagukunda ariko n'ubundi uzaba uwanjye igihe cyose gishize. Munahisemo ngira ngo hari ibindi bintu bigiye kuza muve mu nzira mwigire inyuma.
tumuhereze microphone agira ijambo cyangwa se ubutumwa yagenera Uwase Sharon, and then bajya bavuga ngo vice versa. Jacky nawe araza kubikora gutyo, umwanya n'uwanyu. Gonda gukirigita mutabigunda guteragata sha uhimutereta you're gonna be my fire mubutita odarinza kurisha fite me what you see fatana gaki wowe roki odande die bese kazansaza kamaraika kumutima akoshimana ndagakunda turabishimiye cyane kandi kaze mwakoze nukuri kuza kudusapotinga kubana natwe mu iki gikorwa cy'uko nishimiye umukunzi wa Sharon Jacky dusanase ndamukunda kandi cyane. That's why nahise kuvuga ni ngomba no kwimwereka ese imbere y'abantu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndabashimira byimazeyo kandi mbivanye ku mutima. Mu by'ukuri nyagasara umugisha ku bahanzi ndetse n'abatanzi bakorera mu munsi bw'umwana w'Uwaruzwi. Ndashimira abantu dukorana bari hano baje kuntera ingabo mu bitugu. Ndashimira sister bashiki banjye bari mu buryo bwanjye nabo bamerekeje bakavuga bati reka duherekeze umuvandimwe tumutera ingabo mu bitugu turebe ko nawe yazatera imigeri ubisibatera. So ubisibatera nyarimo ndagenda bwigezaho mbubwira ngo toka uko kuko uwanjye maze kugenda nerekana ko ibiganza arimo kugenda bituza. Bakoze nyagasani babagisha. Thank you. Amen, amen, amen. Mwakoze. Yishimiye. Ndashimira Imana yadushoboje umunsi ukagera. Ndashimira n'umugabo wanjye wahisemo kwemera kunkunda. Ndamushimira cyane, navuga byinshi ariko mu by'ukuri abatari bazi ko nta rukundo actually abatari bazi ko ngira urukundo mu by'ukuri ndarugira kandi niwe mukunzi wanjye ndamuberetse nk'abanyarwanda. Ndi umukobwa wanyu, ndi umwana w'igihugu, nkunda igihugu cyanjye, nkunda Imana, nkunda abanyarwanda yaba ari hanze y'igihugu yaba barimo hano mu gihugu cyacu ndabakunda cyane. My husband, I love you so much. Urabibona ko emosiyo zafashe kuba nyinshi, ariko nanone hano hari inshuti za Jacky. Nagira ngo DJ yongera tugabanyirizeho gatoya kugira ngo tubivireho rimwe umuziki uragaruka bagihagaze. Dusabe niba hari umuntu ushobora kugira ikintu avuga muri kano ka mwanya tumuhe microphone, and then dukurikizeho gufata amafoto y'ibyishimo. Bajya bavuga ngo nta foto
nta cyabaye. Ubwo rero umuntu wenda araza kuntera agatoki ushaka kugira ikintu yavuga kuri uyu munsi, and then dukomeze twenjoyinga ibyishimo. murakoze. Yitwa Birabarenze Jacky, ndi mami wiwe. Nishimiye kuri uyu munsi ubwa Jacky, Imana yamufashije akaba ageze ku rundi rwego. Abantu batarubaka, umuntu wese nzi ko ashobora kwishimira kano kanya cyangwa kino gikorwa. Tububatse nabo twese twishimira ko abana bacu batera intambwe bakagera aho ngaho. So Jacky, congratulations my daughter. Umukwe wanjye ndakwishimiye cyane, warakoze kudukundira Jacky. Natwe turabakunda cyane, duhari ku bwanyu igihe cyose. Navuga ngo Jacky ajya avuga ngo igihe cyose bari gushima Imana, indirimbo ivuga ngo ishimwe ni ibyawe nyir'icyubahiro Mana, ushimwe 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 iteka. Murakoze cyane, dushima Imana. Mumera amashyi, mudutiza amashyi. Ngira ngo ndacyari muri wa mwanya wo kugira ngo niba hari umuntu ufite ikintu yavuga kuri uyu munsi tumuhereze microphone. Murakoze cyane. Nitwa Theogene Steve Brown, mufata nka grand frère, urundi nka petit frère, tubana ubuzima bwose. Ubwo tubayemo muri iyi si mbese ni inshuti yanjye cyane. Uyu ni umunsi mwiza tubonye mu buzima bwacu. Namubwira nti congratulations gusa madamu we, mwogere rwose. Murakoze cyane. Mwamubera amashyi, mutiza amashyi. Sinzi niba hari undi wagira icyo atubwira kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda, ariko nanjye kuri uyu munsi ntabwo nabura ikintu mvuga. Ngira ngo wenda uburyo nahuyemo na Jacky biratunguranye kuko twahuriye muri deshire party, ariko nabuze umuntu bita Kamaro inkota y'amatovu. Ko Kamaro niwe muntu wabashije kuduhuza na Jacky. Twari muri hoteli imwe runaka turi mu kirori, icyo gihe amafoto yacu niyo yaterendinze, tuza kugira umubano wihariye wo kuba twakorana ko twabonaga duhuje ibibazo. Ndavuga ko ari imfubyi nanjye ndindi, ariko nshimira Imana uko byatangiye si ko uyu munsi bimeze, bigenda bihinduka bitanga n'agafaranga. Vuga ngo kandi byiza biri imbere. Nshimira umuntu bita Steve, kubera ko buriya Steve ntabwo yashatse kumva amagambo y'abantu cyangwa se kugendera uko abona ibintu kuri social media. Ndi ndabwira abantu ngo social media rimwe na rimwe zishobora kukuyobya, ugasanga ngo umuntu yasimbutse aravunika kandi wenda byari prank. So rero n'umuntu ashobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo abeho, ngira ngo wenda nabyo mushiki wacu yaciyemo, ariko nshimira Imana ko uyu munsi igenda yitamburura. Cyangwa na clearance abantu bavuze ngo ni prank, mutegereze ubwo muzabona episode 2 y'iyo film. So rero nari nababwiye ko tugiye kwifotoza, ariko tubihinduyeho gatoya kubera yuko hari abantu b'inshuti za Jacky bamuzaniye gift. Ndagira ngo abantu bafite gift bigire ku ruhande, nani bigire hino, and then bamuhereze gift. Nyuma gift turifotoza nongera kubasubiramo ko abenshi bibazagaho ko bitashoboka ku munsi bikaba byashobotse. Imana ikumvishe.
mwiriwe neza turabasuje cyane inshuti za Steve na Sharon duhagaze aha ngaha turi ba sisters ba Steve umunsi nk'uyu udasanzwe ntabwo twagenda gutyo gusa pe biradushimishije byarenze n'imitima yacu umusaza wacu ateye intambwe ikomeye cyane kandi ndabizi ko n'ibitari ibi ngibi bibanzirizwaho n'ibindi bizagenda neza Steven brother wacu umuvandimwe ni papa ni inshuti ikomeye twamugiriyeho umugisha mwinshi twubaha cyane mu buzima bwacu Sharon ntabwo ari muramukazi wanjye ntabwo ari muramukazi wacu ni sister wacu nawe arabizi she's our best friend ni ukuri ari ibintu byo kwishimira urabizi amakuru kenshi amenyerewe mu birori bikomeye nk'amapatizi y'amayuniverisite n'amakwe ariko ubundi ku muntu ukunda uko bukeye n'uko bwije n'umva wamugifitinga pe rero Sharon and Steve hari indirimbo ya Gaturika nkunda inyubaka uvuga ngo yagiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe ibyanyu Imana ibyibange warasenze umuriki ikiye gatera amatsiko reka turebe arimo aravuga ati mwe mwarangije garanti n'imuvi hose cye vaho ugira vuba vuba ibyo twakuguriye byarangiye barimo barafatanya amubwira ati no mu rugo bitaraha nabwo zafatanya ngira ngo bakimara gufungura basanze n'ubundi bigifunitse murakomeza mugira amatsiko nk'uko nyine bisanzwe nta kintu mbizeje ushobora kuba ipfunitse nk'inshuro 5 cyangwa 6 ariko nanjye nsanze nibeshye hari ifoto yabo bari muri fiançailles ngira ngo ni impano ikomeye cyane bishatse kuvuga ko iriya foto n'ubundi izamanikwa mu rugo urumva ntabwo ariyo bahaye Steve cyangwa se Steven gajye kuyibika mu rugo bashiki be bazi ubwenge ahubwo mubwira ati iyi foto iriho abantu babiri ntibizabe nk'iby'ababane numva ngo bateye ivi ejo ngo byapfuye byanga byakunda bagomba kuzayimanika mu rugo rwabo reka bayifate neza ufate amafoto y'urwibutso kugira ngo uyu munsi utazawibona murigiza hirya izo ndabo n'ubundi umurimo wazo uri kugenda urangira